nigeze ngira Rubavu ari ubwa mbere ngiyeyo ngeze Rubavu hari ibintu bashyira ku ntuza biba biri ku muhanda cyangwa se biba bambika nk'imyenda yenda hari ukaba wagira ngo ni nk'umuntu uhagaze. Njyewe rero naragiye mbona ikintu umuntu ahagaze ameza arye noneho ngira ngo n'umuntu uri kunsuhuza ndagenda muhereza umukono numve ni ikintu gikomeye kitanavuze ndavuga nti iki kintu ko kitavuze ni ikintu kimeze gite naho kumbi ni bino bintu bye ni ikimaneke yes ni ikimaneke ni ico kintu cyari kiranga i Kigali ikintu cyandangaje giruta ibindi byose bituma nari ndi kumwe n'umuntu bita Wiringimana Janvier tugeze kwiriya nzu iriya bakunda gukorera mu inama iriya sare yego convention yarandangaje ku buryo bwose bubaho akambwira ati ngwino tugenda atireka mbanze ndebe iriya nzahira garukira gira ijambo ry'impamba impanuro kuri cyo magambo wavuze wahereza abantu. So ari ijambo mbanje gushimira mureke mbanze shimiye cyane abantu bantinyuye. Papa Nora uzi ko hari umuntu uri mu cyaro ku buryo yagera mu mujyi ukagira ngo ageze mu ijuru bwite akabaza akavuga ati iki gihugu ngezemo n'ikihe kandi ni mu Rwanda nuko avuye mu karere agiye mu kandi agasanga ibintu byarahindutse bati aha ni mu ijuru ni mu Rwanda ni mu kihe gihugu nge byambayeho nigeze ngira Rubavu ari ubwa mbere ngiyeyo ngeze Rubavu hari ibintu bashyira ku ntuza biba biri ku muhanda cyangwa se biba bambika nk'imyenda yenda hari ukaba wagira ngo ni nk'umuntu uhagaze. Njyewe rero naragiye mbona ikintu umuntu ahagaze ameza arye noneho ngira ngo n'umuntu uri kunsuhuza ndagenda muhereza umukono numve ni ikintu gikomeye kitanavuze ndavuga nti iki kintu ko kitavuze ni ikintu kimeze gite naho kumbi ni bino bintu bye ni ikimaneke yes ni ikimaneke ni ico kintu cyari kiranga ndagenda ndahanisha rwose ngiye umukono ndanasuhuza ngira gute numva ni kivuze ubwo twari turi kumenda hagati ku iki kintu cyari kiri kunsuhuza nagiye umukono ntikivuge mwebwe mubibonye mute baraseka nabo bagiye kugwa mu muhanda ati kiriya ni ikintu cyo kiri kuriya nyine ntabwo ari umuntu ntavuga rero ndagira ngo rwose shimire cyane abantu bantinyuye kandi ndashimira cyane mwebwe mwatwakiye ku Mpambanyayo TV ndashimira cyane umumama bita Mama Janine ni umumama twagiranye ibihe byiza wadutunze mu bihe bibi ndetse n'umumama bita kontabure w'akarere ka Burera w'itoro rya Burera yangiriye neza ngashimira cyane rwose umugabo bita Ndaribitse n'umugabo nawe twagiranye amateka afatika wagiye udukorera umuti no kuri abo bantu Imana ibomugisha nari ingenzi nabigiciro yanyuma rero kadukomeze tuganire kigano cy'abakerekere duhitamo gukora ibice bibiri ntaco bitwaye urumva ko mu byukuri watungu aho hari mu mujyi n'umujyi wa Gisenyi hano Rubavu hepfo gatoya cyane yego hano Musanze ho ni igihe cyagutunguye hano Musanze so nageze Musanze maze kuko nageze Musanze mvuye za Kigali naragendagenda utuntu nari maze gutumenya twishira Kigali ntabwo habura kano kagutungura kuko hari amazu maremare ugira gutyo ukararama ukabona amaso ntari kugira i Kigali ikintu cyandangaje giruta ibindi byose bituma
nari ndi kumwe n'umuntu bita Wiringimana Janvier tugeze kwiriya nzu iriya bakunda gukorera mu inama iriya sare yego convention convention yarandangaje ku buryo yarandangaje ku buryo bwose bubaho akambwira ati ngwino tugenda tireka mbanze ndebe iriya nzahira garukira kuko ndabona iri mirazenguruka none se kwiri kuzenguruka buri yishaka kugwa bega ako gashana ko karandangaje mu mujyi Kigali nyibona mutuntu nk'utwo ngutwo ariko none icyankangaje kintunguye hano Musanze no kugera kuri kamera kuri kamera buri nubwo twavuze ku bahanuzi bino bintu bya biri mu buhanuzi ari umuntu wabimpanure 2011 turi ahantu mu masengesho arampanura arambwira ngo nduwiteka imvuko y'Imana ivuze iravuze ngo izakwicaza ahantu uzajya urebwa n'abantu bose ngiye rero nakwicara ku maparuwasi nakwicara ku gatute ku rusengero nkavuga ati bwo abantu bari kundeba buriya kweri ni naho Imana yavuze ariko nza gusobanukirwa kandi dufite n'andi masezerano Imana izagira gute zatugeza murakoze cyane urumva ko muzukuri turimo turasohoza amasezerano Imana iwereza umugisha hanyuma wowe dukurikiranye rero wumva ufite icyo wavuga ari iby'Imana yagukoreye cyangwa se ari message ushaka gutambutsa zubaka zidasenya umwanya no wawe vayo kamera hari mikrofone irahari vayo tuyigushye ari umuntu ushobora kuvuga ngo nabuze ngiye kuntu nkorera Imana ngo iki ni Imana yatanze uburyo bwinshi bushoboka warahamagawe n'Imana Imana yashaka kugukoresha ukanina reka kunina kugira ngo utazajibona ibyago cyangwa se ukagira n'ibyo uhura nabyo korera Imana hakiri kumanwa utaribwira ni ijambo Yesu yavuze igihe yaramaze guhumura wa muntu avutse ari impumyi ngira ngo biri muri Yohana nimba ntibeshe ni 9 komeza kamanuka muri kuri gatata hari ngira ngo ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri kumanwa butaribwira naho ngaho umanutse gatoya wasoma wasanga iryo jambo muzukuri nawe ukwiriye gukora imirimo y'uwagutumye hakiri kumanwa butaribwira ngo rero amanwa yawe ni igihe ufite ubuzima kivuga bigakunda kicara bigakunda ufite kuba wakwishira ukizana ayo niyo manwa yawe kora hakiri kumanwa natwe turahari mu by'ukuri kugira ngo dukoreshe amanwa yacu cyangwa se igihe Imana yaduhaye ndetse n'uburyo Imana yaduhaye rero mu by'ukuri wumve ngo ni iby'agaciro cyane guhamya Kristo kuvuga Kristo mu by'ukuri nta byiza nkabyo cyane ko iyo wabihamagariwe ariko reka tubwire n'abakristo muri rusange mu by'ukuri umuntu wese ukimara kwakira umuhamagaro kwakira Kristo Yesu umwami Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe mu by'ukuri nawe ufite inshingano yo kumwamamaza kumubwira abatari bamumenya hari muri mbyo yarimye ngo nubwo utari uzi gushomoka ukabutara umuhanga hamya gusa ko Yesu akiza kandi Yesu yaravuze ngo uzampamya imbere y'amaso mu ruhame rw'abantu benshi cyangwa se imbere y'abantu nanjye nzamuhamiriza imbere ya data rero hamya Kristo wakiri impamvu rimwe na rimwe guhamya bitugora ari gihe bitewe nanone n'imico yacu Kristo ese Kristo ubundi uvuga ari muri wowe hari gihe witirirwa Kristo ubundi Kristo ari muri wowe uramwemera mwahuriye niki kiyagukoreye rero muvandimwe rero mu by'ukuri wagize neza cyane kuza kumpamba kandi mu by'ukuri twakugiraho umugisha mwinshi cyane kubona umuntu wemera kuja imbere ya kamera twebwe tubishimira Imana tubona ko ari iby'agaciro mu by'ukuri hari benshi bajya babishaka kumva barabikunze ariko bakagira amajwi abaca intege agatekereza ngo se bazagira ngo iki vayo wowe turahari kugira ngo mu by'ukuri utange ikimana yashize muri wowe yego hanyuma rero karagaciyemo reka twigarukire ubundi sindayiga karame ni igiki ni ibiki ibintu nka bitatu ukundira Imana uvuga ati ibi byo kabisa murakoze cyane icya mbere nkundira Imana nuko yampaye agakiza ku buntu nta kiguzi ntanze amen byiza cyane
icyo kintu ndakiyikundira. Ikindi nkundira Imana yangize uwo kubaho ntari mbikwiriye. Amen. Icyo ndakiyikundira cyane. Icya gatatu nuko yamaye urugo rwiza. Wow. Ikama umudamu duhuza. Mbega ibyo bintu uko ari bitatu ndabiyikundira cyane. Reka dusuhuze abakristo kugira ngo muzukuri komera kandi ujya wumva ko uri w'agaciro. Reka dushimire mu by'ukuri dufata umwanya twibutse abantu Imana agiye gukora imirimo n'ibitangaza Imana yavanye kure. We ngo Pawulo yandikiye Tito aramubwira ngo icyatumye ngusiga Kreti no kugira ngo utunganye byasigaye bidatunganye. Na impamvu Imana yagukoreye iyo mirimo yose ikakwicaza iyo muri iyo ntebe wicayemo aho uri hose no kugira ngo ugire ibyo utunganye. Niko kuri. Hanyuma rero wowe ufite wubatse uri umuyobozi mu by'ukuri uri w'agaciro umutware niko abarokore bakunda kubivuga. Cyangwa se taco bitwaye cyangwa se umugabo nabyo ni izina ryiza mu by'ukuri ry'agaciro gakomeye cyane. Ese ujya wibuka gufata neza iby'Imana yaguhaye. Ndavuga umudamu kumukuyakuya abantu benshi iyo barimo basezerana imbere y'Imana ngo nzajya mukuyakuya mufata neza gutyo. No mu mategeko ngira ngo basezeranye mu murenge uravuga ngo ngiye runaka nemeye ko tukazabona uko twabyemeje kandi dukurikije uko amategeko yego. Tago nabaye gitifu sindi gusezeranya ariko mu by'ukuri ndimo ndagenda mbibutsa amwe mu magambo abantu mu ndahiro amasezerano abantu babarahanye baragiranye. Arye rero umuntu ayateshukaho akagira mu by'ukuri kuba umuntu kuba atagaragaye ngo mufasha we cyangwa se umwarwubakekanye ngo akubone ari ishoro yarimo ari kukureba. Rero mu by'ukuri reka nkubwire ngo garukira aho ngaho hanyuma wowe rero mu by'ukuri ukore inshingano za nkuko niko kuri. Ikiganiro kataravuzwe nyine turi kuvuga utwo tuntu twose by'ukuri kugira ngo dutange icyo dushoboye kuba twavuga. Wowe ushoboye byinshi Imana yaguhaye byinshi vayo uvuge. Yego. Hanyuma rero iki ni ibiki ugishinga urugo wahuye nabyo bikagutangaza utari witeze. Nk'umukristo bikakugora kubihagararamo. Icyambere cyangoye Papa Nura bazanye ibishimbo bazana ibitoki bazana amavuta bazana umunyu barazana barubashyiraho ngaho n'ibiki byose birumvikana. Ikintu cyantunguye umunyu warashize. Umunyu nusu igurira igitano. Umunyu ushize ndagenda njya kwa Papa ndamubwira ati rero umunyu washize. Nawe arambwira ati none se niba washize uri kugira ngo murangira aho ujya kugura uri kugira ngo bigende ati nyine ndiri kugira ngo umunyu. Nari nzi ko ubwo ikintu cyose nzajya nkenera njya kugifata kwa Papa nakenera ibijumba byashize nkabwe ati ibijumba byashize ubwo umuntu ajya kubigura mu bizane. Ibirayi byashize murabigura mu bizane. Arangije aranyicaza arambwira tumva nkubwire umunyu washize uhereye none uyu munsi wa none cyagiye ugishinga urugo tuzana inkono tugatereka ku ziko ubwo twari tugucukije ugiye kwishakaho umunyu wishakaho amavuta wishakaho inkweto z'umugore wishakaho imyenda y'umugore wongeraho mitiwere wongeraho muzabyara batendera kurya bakenera kwirirwa amashuri ibyo bintu byose biri amasuka nuko biri ku mutwe wawe. Ndavuga nti Mana ngende urugo umugore mubwire yongera asubire wabo. Mbona ni ibintu birenze ntazajubonera ubushobozi kuko aho uko nabanaga n'ababyeyi numvaga mama ati impumunyu mama ati abana makayi mama ati nuko ibintu byose akayibaza ndawe. None nge nkavuga ati nge rwose na Papa yaraguwe nese bira bintu byose mama bamubaza we kujya atabigura. Noneho mpita nkurura ko byose nanjye nge bazajya umugore azajya bibaza nkuko mama yabibazaga dawe. Ndavuga ati none ibintu biranyobeye none se turajya inama ndamuganiza subiri wabaremera. Ndaza rero icyo kintu cyarangoye ndavuga nti ndeka none njye gutangira kubaka ubuzima mbaza umudamu ati none se niba umunyu washize turabigenza gute.
umudamu arambwira ati cyakora mfite 5 reka tujye kugura umuntu avuga ati sawa icyo kiroroshe none se ntakenera ikindi nzabigenza gute ubwo ngubwo nkajya ntangira kugenda nganira n'abandi bagabo bambwira ukuntu ubuzima bumeze n'ukuntu bumeze noneho nkagura umunyu uhari kugira ngo umunyu utazagira utazashira noneho naba nabonye igiceri nkagura isabune ayandi agihari naba nabonye amafaranga nkagura amavuta ayandi agihari kugira ngo ntazongera kujya kubaza dawe noneho rimwe reka tukibutsa abadukurikiye dawe urimo uvuga ni bego yes ni papa mba ndi kuvuga ubwo rero naza kongera mbwa ati none mwana wanjye ibintu wabonye bitari kugenda ati nabonye ubuzima nzanabumenyera tu kugeza bugingo ubu ngubu urugo ndarutunze ubwo se ntago mu torero ahubwo wasezeranye narasezeranye hari icyo bita kwiga umubano ntago ibyo barabikwigishije reka ibyo ntabwo babitwegesheje ntabwo babitwegesheje ariko ni ibintu byantunguye ngiye nari nzi ko ngiye kuba mu nzu yanjye n'umugore ibyo kurya bakajya babituzanira ubwo nyine nubwo buzima nari ngifite mu yego birumvikana yego okay ikindi naje kugorwa cyane n'abantu abantu barangoye mu bibazo babwira umugore wanjye amagambo umugabo wawe imeze bitya papa uzi ko byageze naho mu itorero umuntu akajya kurara itari ku gatute kuri mpimbara akandikaho ngo sindayigayagira gute arasambana nibuka hari umwana nabyaye muri batisimu yararwaye amaze kurwara ngewe njyayo maze kujyayo njya kumusengera mushina igikoma nk'umwana warwaye mvuye ahantu ikintu nari njyanye impembe zo gwembera ibishimbo nzamuka nayo imvura iragwa ndugama mpasanga undi mwana w'umukobwa nawe waje kumusura harimo undi mukobwa mugenzi we ariko ubona nabyaye n'umuhungu rero umudiyakoni arahanyura amaze kuhanyura n'ubundi abona nicaye muri salo ndi kumwe n'uwo mwana wanjye urwaye arandizi nkura ati sindayiga twasanze rwose none yatangiye kwinjira abakobwa yarara ahantu mu cyumba n'umukobwa undi mukobwa nawe ari guteka ifiriti ati rwose sindayiga none ibintu yabikiye biracika ibyo bintu byarangoye cyane abitorero barangoye baragukomerekeje barankome papa wanjye kugeza n'amagingo naye n'ukuri ndi imbere n'imbere y'Imana kuri kamera abitorero barankomerekeje reka tubwire abakristo bavandimwe mu by'ukuri Paul ihangane ariko tunabwira abantu mu by'ukuri izo tekinike ntago zigezweho izo tekinike ntago zubaka zirasenya usibye ko zisenya buryo bivuga nubwo uvugwa nawe bimugiraho ingaruka ariko birigivuga ngo ihangane mugerageze dukomezwa n'ijambo ry'Imana tugahumurizwa n'ijambo ry'Imana ariko burya Kristo ajya twomora ariko burya tuba twakomeretse wowe uvuga ibintu kuri mugenzi wawe bitameze neza nimanyanga ibyo bintu mu by'ukuri ufatanyije n'umurimbuzi kurimbura umuntu w'Imana ibibabaza Imana cyane ntago ari byiza si wo muhamagaro hanyuma se ni igiki cyagutunguye mu buzima bwawe muri uko gukorera Imana ukajya ahantu mu by'ukuri ukavuga ati vraiment nanjye mbonye agaciro ko gukorera Imana murakoze cyane ikintu cyantunguye cya mbere natunguwe no kumva umuntu ampamagaye yari i Kigali akambwira ngo uze dusengane icyo kintu ni ikintu nararebye ndavuga mpita mpagacira i Kigali ni amafaranga ya naya i Kigali n'undi mujyi nanjye wo kwa Ngofero papa Nora buriyo ntabwo amateka yose twayavuga nahise ntekereza ukuntu bampamagaye i Kigali none umaze kugeraho ndi byano ndi burare nibuka ahantu twararaga iwacu twaryamaga ku mifuka rimwe nibuka inzu yacu yari ibiti dushishisha ibishara sinzi niba abantu babyumva tukimara kwimuka tugira ahantu biti kintu turubaka tushishisha ibishwagari mwari muteye imbere twiteye imbere ubwo nyine aho twari tubaye ubuzima bw'imihingire ntabwo heraga noneho biba ngombwa ko tujya ahantu bita ikintu ho hera ariko tugezeyo n'undi tutaragira ubushobozi ku buryo twakubaka inzu
dushinga ibiti noneho tukazirikaho imigozi twamara kuzirikaho imigozi noneho tugafata ibishwagari tukagenda dushishira nk'uri gushishira akanyana intuza ikiraro cy'akanyana k'imugondero. ndibuka rimwe twari dufite amatungo magufiya, ipusi iraza ije kujyana amanuza n'ubundi kuri ayo matungo kuko byabaga ari ibintu birangaye, beka ko ari nko kubura ukuntu umuntu yabigenza. Ubwo nageze i Kigali ndebye ahantu ndi ndaye, ndavuga nti Imana ninjye uraye aha watuye uwaryamye hari ahantu nkimara no gushingirwa, ndavuga nti Imana nabwiye umudamu ndamubwira ati umbabarire ntumbyutse n'undi uranshaka umubwire ko nkadari kuko ndashaka kubanza ndyame kuko none sinigereze ndyame, nshaka kugaruza iyi matera nanjye numve ko mvuye kubishaka. Ibyo bintu uko ari bibiri ni ibintu byantunguye, nongera nanone noneho ntungurwa no kubona ngiye ubwanjye ndi kuri kamera. Yes, niyo mpamvu papa nora n'ukuri ndagukunda. Urakoze cyane. N'Imana ibirese uburyo aryo ndagukunda. Yego urakoze. Kuko ari byo mudufasha cyane. Yego murakoze. Hanyuma rero muvandimwe wowe udukurikiye, wakoze cyane kudukurikira. Ikiganiro ni cya kindi ni akataravuzwe. Yego. Umva ko mu by'ukuri rero gukorera Imana ni byiza, avuze ibi ngibi kuri we byaramutangaje cyane. Byaramutangaje cyane kandi mu by'ukuri kandi birakwiye. Ese wowe nta cyagutangaje? Vayitubwire. Yego. Vayitubwire. Rero Imana iguhereza umugisha. Reka tukubwire ngo courage, shama imbaraga, ntugasubire inyuma, ahubwo ukomeze kandi ukomere, ukomeze n'abandi. Yego. Hanyuma rero tugana ku musozo, wasenga Imana. Yes. Ngiye gusenga Imana, ariko ni ijambo ndavuga mu mutwe kugira ngo dusenga. Ijambo ngiye gusengeramo ni ijambo riri mu Baheburayo igice cya 10 umurongo wa 37 rivuga ngo haracyasigaye igihe kigufi cyane uzasa ntabwo azatinda, umukiranutsi wanjye azabeshwa no kwizera ko, nyamara nasubira inyuma umutima w'itekano uzamwishimira. Iyo tuza gusubira inyuma ntabwo tuba turi kuri kamera, iyo tutaza kuba kugomeza kuba kubukiranutsi ntabwo tuba twageza. Reka dusenga Imana. Turabashimiye cyane kuba kumwe mudukurikiye, turabashimiye cyane kuko mwafashe umwanya wo gukurikira Impambanyayo TV. Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza, ibakomereza amako muherereye hose. Imana ibafashe. Reka dusenge. Mana turagushimiye, tugushime kuko ugira neza bugacya bukira, izina ryo nirihimbazwe. Yesu atari urinze umudugudu, umurinzi yababereye amaso ubusa. Turasenze cyane twinginga kugira ngo abantu bumvise ibiganiro tugiranye uyu mwanya wa none ahangaha, data wa twese ora mu gihugu cyo mu ijuru, byubake ahari hasenyutse, ahatubatse neza, ahagomba gusenywa. Aya magambo Kristo wacu mwiza umuntu amaze kumva muri we ibyaba byaragenze nabi, aho umuhanuzi yitwaye nabi, aho umuntu yatakumviye, aho umuntu nyiringa b'Imana yo mu ijuru ry'amahoro yahuye n'ibintu bikamukomeretsa, uwo nawe ndagira ngo umugenderera akimara kumva yano magambo kugira ngo yumve ko hari Imana izamwomora, agendane nawe akandabane nawe kandi uzagira neza, izina ryo nirishimwe. Jambo ryarambwira ngo Zaburi 102 umurongo wa 18 ngo witaye kugusenga kabategera shinge na rugero udasuzuguye kugusenga kwawe. Ntabwo wasuzugura gusenga k'umugabo, ntiwasuzugura gusenga k'umubyeyi, k'umusore, k'umukobwa. Umuntu wese uteze amatwi ushaka ko akumva, maze nawe Uwiteka akaguhamagara nawe ukamwitaba ukamugirira neza, izina ryo nirishimwe. Urakoze cyane n'ukuri. Yino studio ndagira ngo nyiringa b'Imana yagure, ubaho umugisha cyane. Nyiringa b'Imana ishobora byose, inzira zose ugenda unyuramo wagura ugenda ugira neza kugira ngo izina ryawe rigomeze guhabwa icubahiro, ivuga butumwa rigomeze ryamamare ku isi yose, bamenye kuri Imana ishobora byose kandi kuri Imana ikora kandi ugatabara, izina ryawe nirishimwe. Urakoze urakamba kuko ubyumvise kandi kubikora kwibahishya. Babasi n'ubuntu n'amahoro n'ibane natwe tuzamaje imana twizeye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Murakoze cyane.